Nongeye kubaha ikaze nanone nk'uko mubimenyereye, ni wa muhungu wanyu banyita Renzo. So rero uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru iri true story. Iyo nkuru ni y'umuhungu. Twese rero ntabwo duturuka ahantu mu miryango ikize. Iyi nkuru rero ivuga ku muhungu wize iwabo mu bibazo bikomeye, gusa nyine ageze ku ishuri muri ibyo bibazo iwabo bamwitagaho, bakaba baburara, ariko we akajya kwiga akagaragara neza, akaba yasa neza mu bandi, nyamara ugasanga iwabo imyate n'iki, ibintu byo mu cyaro nyine kenshi mukunze kubimenya, muranabizi kundusha. So rero umusore ageze ku ishuri asanga abantu asanzeyo harimo abava mu cyaro, hari abava mu mujyi. Rero abantu bitewe n'uko bamubona yambara neza, ameze neza, bamenya akaruja doposhe n'iki byose, umusore bamufata nyine bakajya bamufata nk'umuntu uvuka mu bakire. Kandi nawe nyine urumva, niba bavuze ngo uvuka mu bakire, yariyumvaga yigaragazaga nawe bavuga kubifiringa. So mumbabarire cyane, ntabwo nize icyongereza cyane, ariko ibyo ndi kumvikanisha murabizi, bazi ko ari umwana uva mu bakire nyine, kandi nawe akabyiryamo, akabyemeramo, ndetse akabona proud yabyo. Ari ibintu bizwi mu kigo n'ikigo. Noneho aza kubaho ikibazo, mama aza kumusura. Aje kumusura nyine nk'umubyeyi wo mu cyaro, yaje avuga ati mwana wanjye, aza amuzaniye imyumbati n'ibishyimbo mu gafuka gatoya, sinzi ukuntu mukita, tukita gasofi, kagura inshuro se wenda si kimwe, si ngombwa ko nkavuga, ariko yaje amuzaniye imyumbati n'ibishyimbo mu gafuka bitetse, bitari ibyo guteka. Agezeyo umuhungu aramureba, kandi nyine birumvikana ko umuntu waje gutyo w'umunyacyaro azanye ibishyimbo n'imyumbati ku ishuri, yari ameze nabi, yasaga nabi, yambaye nabi, afite imyate, imyenda itameshe, ameze nabi pe. Umwana w'umusore amubonye ese avuga ati aza kumusura. Bana bakimureba n'iki, bamubaza ati se uriya ni mama wawe waje kugusura n'iki? Muhungu ese ko abwira directeur ati uyu ntabwo muzi, ntabwo ari mama. Uwiha akantu umugore aragarama, mbwira nanjye ngarame. So rero nifuzaga nawe kukubaza, bibaye ubinyuzemo wakwitwara uti? So rero icya mbere ugomba kubanza kumfasha nk'umunyamuryango kudukura, ntakwita umunyamuryango, ariko uri umunyamuryango kuko channel ni iyanyu, ni mwebwe igenewe. Kora subscribe ubundi ujye ubona n'ibindi biganiro, ndetse unyure n'inyuma urebe ibyo twabanje gukora. Ndabakunda cyane, ciao ciao.